ikaze baje kubashimira mwebwe mwese mwitabiriye kuri umuhango Imana yateguye uwerekeza MUTESI ko nta kintu na kimwe kibaho cyasizweho n'Imana. MUTESI yavutse ndeba mu maso yanjye uruhande rwa sogokuru ariwe papa. MUTESI yakoze ari umwana ukunzwe cyane, yacaga hose avuga MUTESI MUTESI, ari umwana ugira kuraje. Umva byinshi babivuze, ariko nanjye nk'umuntu nka musaza wa Kenya nabanza guhera ku butwari namubonyeho mu bintu nigeze kubaganiza bakiri abana. Mama wabo akibansibira ko mama wabo akitaba Imana nige umuntu yabahaye ari GASARO TV. Okay, nitwa Rukaramba. Ndi umupapa w'abana batanu, abahungu babiri n'abakobwa batatu. Hagati maze kuvuga ko nitwa Rukaramba Rutaromba Jackson Parentland. Bana batanu. Birababaje tenda guhinga ku rupfu rw'umwana kwe w'ungu w'imyaka 20 n'ibindi kubona n'igihe gito yaramanye n'umugabo we ibyo bateganije imbere. Birababaje muri rusange. Ndagira ngo nshimire MUTESI wase nubwo atari kunyumva hano, ariko niba ijwi rigera ku Uwiteka rigaca muri we rikamugeraho nabyo byaba akarusho. Ndagira ngo mushimire yivuye inyuma ku byiza byose yakoreye Jacques. Numva nta na kimwe yigeze mukorera, ariko igihe kiragera. Hari umugani wo mu Giswahili uvuga ngo ujyapfa ujyumvika, ni ukuvuga ngo iyo uvutse ugomba no gupfa. Kandi iyo umaze kuvuka itariki ntarengwa n'ikizakwica kiba giteganije kiri aho ngaho ndahinduka. Ubwo rero umunsi we urupfu rwamutwaye byari byageze. Ndagira ngo nishimire abantu bose, baze shimira abantu bose baje kwitabira umuhango. Murakoze rwose. Ndumva amagambo menshi banje kuyavuga kuko pasiteri yaramaze kuvuga ati byinshi tutarasoza biteganijwe tuza gukora imbere kugeza aho tugiye kumuherekeza mu mudugudu agiye guturamo, kugira ngo igihe kitaza kuduta, kandi tuzi neza ko igihe cy'itumba gihinduka umunota ari wose. Ndagira ngo nihanganishe Jacques, numve ko yabashije no kwiyakira, nubwo kwiyakira bigorana. Aza tubwire byinshi n'ubizi cyane, bahoranaga nawe umunsi ku munsi kuva muri bya bibazo yagize. Ariko ikibabaje n'igiteye agahinda nuko hari aho yaramugejeje none akaba atabarutse. Murakoze cyane.
akansomagura ahantu hose ariko atavuga ubu nari ngiye kumujyana kwa muganga akansomagura akanshyira gute akambwira ngo nimurekere mu rwego umureba nanjye ngo mujyane amufumbatana nawe simenye ibyo ari byo ariko nkamubwira akambwira nkahita mbona gesite ari gukora uko ari arwaye hano hari akamodoka tumushyiramo turamanukana nawe n'abandi bakobwa babiri kuri kaburimbo hariya hepfo agezeho hata n'iminota 30 akakufa sasa nongewe umugore wanjye icyo musabira ni ubugingo icyo musabira ni ubugingo ubugingo gusa imana imwakire imwakire ku bwami bwawe n'abantu bagiye bamfasha kuza ku isi yose imana ibahembera mu izina rya Yesu amen. So byinshi babivuze ariko nanjye nk'umuntu nka musaza wa Kenya nabanza guhera ku butwari namubonyeho mu bintu nigeze kubaganiza bakiri abana mama wabo akibansibira ko mama wabo akitaba Imana ni igihe umuntu yabahaye yari bato okay nubwo nanjye ntabwo nari mukuru ariko uko biri kose hari uburyo yari yambonye kugira afate inshingano gaziye nubwo ubuzima bwagiye budutandukanya naje gutungurwa no kubona ko Kenya ibyo twagiye tuganira akiri muto nubwo ubuzima bwageze buri wese akajya mu bye buri wese ubuzima mwese murabizi ariko nashimishijwe n'umutima yagaragaje kandi akabageze n'igihe cyo gutabaruka agaragaje ubutwari bwe bavandimwe rero sinabona byinshi narondora kuri uyu mwana kuko mu by'ukuri mwumvise amateka ye amenshi yarayavuze urumva ntacyo yavuze abeshya abagiye bakurikira ku mbuga nkoranyambaga gusa icyo nibuka nanjye nibuka mbwira ati ese wari uzi ko mfite ubukwe kuko akora umurenge ndi mu bantu babimenye nyuma ndanamuhamagara nubwo ati ese ni cyo kibazo wagize ku buryo ushobora gutekereza gukora umurenge ntumenyeshe nkabibwirwa n'abandi bantu cyangwa ku mbuga nkoranyambaga gusa yagerageje kunyexpliza ko nanjye ndabyumva cyane ko nzi amateka yacu kwameze ko gusa icyo nsaba Imana imurukora igashira ntagenda aruhukire mu mahoro ubwisaha yarindi yo kugira yitahire kandi nkomeza n'umuvandimwe Jacques tuzabura gukomeza kukuba hafi nk'umuryango wa Kenya tuzakurira kubera urwibutso uko tuzadushobozwa tuzadutera intambwe tuzi tukuganirize ubone ko ugifite abakomoka kwa Kenya nubwo yaba atari we nyirizina ariko uboneka ari hafi yawe Uwiteka akomeza dukomereze hamwe murakoze mu gihe umuvandimwe bitamushobokeye twasabaga onkire wabo ko nawe yakigira kana biragoye kubona icyo umuntu avuga kuri uyu munsi usibye kuba umuntu yashimira Mutesi yari umukazana wacu yari umukobwa bagomba gushyingira vuba aha ngaha bivuga ko yari umukazana wacu ariko kuva twamumenya yari umukobwa mwiza bivuge wubaha nagize akanya kenshi ko kubana nawe hamwe na Jackson yari umukobwa witonze uvuga makeya
umwubaha nk'uko nakomeje mbivuga. Gusa ari special mu buryo wenda butandukanye n'ubw'abandi tuzi, uburyo umuhungu agira uko approaching umukobwa, bakagira uko baganira mu mushinga wo kubana, hakabamo ikintu cyo gukundana, umwe akaba yakundira uburanga cyangwa se ibindi imico, ni byinshi bihuza abantu. Kuri Kenya byari bitandukanyemo kubera ko we ahanini byari umutima w'urukundo rumubutabaza, nta kindi navuga yenda cyataratinze Mutesi kuri JACQUE usibye umutima w'ubutabazi no gufasha. Ni ikintu kidasanzwe ariko kitanashoborwa na buri wese, ariko Mutesi yarabikoze. Ni umugisha yarawukoreye kandi turizera ko niba twebwe nk'abana b'umuntu tushobora kubimushimira mu ijuru hose, turizera kudashidikanya ko n'ijuru ryayimuhembeye kandi ko hari umunsi umwe natwe nk'uko tubisabwa tugomba kugira imyitwarire yo kubaha Imana no gukora ibyo Imana bidusaba, bidutegeka. Abazabishobora kuko nawe yabikoze, hari umunsi tuzongera tugakorana. Munyemerere no kuvuga byinshi, ariko ni akababaro, ni igihombo ku muryango, ni igihombo ku gihugu, bivuze umujyambere nk'uyu. Musabire yuko ridashira ryiza mu ijuru, turaheza heza mu ijuru, kandi JACQUE hamwe n'umuryango wa mbere famille komeze tugumane hafi muri ibi bitoroshye, tugira impungenge hari umunsi tuzongera tugakorana, ni igihe gitoya ariko igihe tuzongera tugakorana. Mukomeze kandi mwakoze cyane abakomeje badutabaye kuva bikiba kugeza uyu munsi n'indi minsi iri imbere y'iki gihe. Mwarakoze umugisha, murakoze. Banje kubashimira mwebwe mwese mwitabiriye kuri uyu muhango Imana yateguye uwerekeza Mutesi, ko nta kintu na kimwe kibaho cyasizweho n'Imana. Mutesi yavutse ndeba mu maso yanjye uruhande rwa sogokuru ariwe papa. Mutesi yakoze ari umwana ukunzwe cyane, yacaga hose bavuga Mutesi, ari umwana ugira kuraje, witabwaho cyane kandi akunzwe cyane, ariko nako arakanyimbaraga ubona ko agira kuraje. Mutesi yakoze ari umwana mwiza wita no gusura umuryango, kandi ari umwana wiyubaha. Nyuma y'igihe mama we yaje kwitaba Imana, abana mushiki wanjye witwa Mukabutera Leonira. Mukabutera Leonira yaje kurwaraza mu bitaro inaha aba kwa Felix Bana. Muri bihe bya nyuma yabaye kwa mushiki wanjye witwa Mukamurenzi Sandrine, aribwo yavuyeyo aza kwa JACQUE. Muri urwo rugendo rwe rwa Mutesi yavuye kwa mushiki wanjye witwa Mukamurenzi Sandrine ariwe tanki, niwe bagombaga kujya guhereza inkwano, nawe yaje ari inaha
niyo babanye mu minsi mbese muri iki gihe cy'ubusore bwe bwa nyuma na nyuma aza hano kwa Jacques ari hariya nawe yaje ngira ngo nawe yaza akagira icyo avuga agasuziriza ku mibanire ye y'umuryango neza. Warakoze mugira amahoro kandi Imana ibamugishe. Kimana ateguye ntabwo basubiza mu gusubirana igihe twabanye umwana mwiza ntacyo akora tutakivuganye ubona n'umugabo twajyaga tukavugana tukabonana amaso ku maso ariko yarabanye n'umugabo we neza nuko tumeze neza gusa icyo navuga umwanya mubi nuko udashira kandi umugabo we umwanya ukomeza umuhanganira turamuha nubwo mutuzahwe ubwo turahari ntabwo tuzamutererana. abo dusangiza ubuzima yabanyemo na Mutesi ugiye hino nawe Imana ahaye imbaraga kugira ngo tuze kwerekeza umugambi wa Mutesi ubu dusenye nakoranye na Mutesi mu kazi k'icyumweru yarampamagaye ejo bundi nashyize telefone nimero muri telefone yampamagaje nyine ndi kuri interinete nasanze ari iya Jacques ndetse yarambwira ati dema uzanyambarira mu bukwe bwanjye ariko basi Mutesi yambwira yuko reka nyuma washakaga kumva Mutesi ndagusezeranya yuko uyu munsi wansabye ko nzakwambarira njye n'umuvandimwe wawe Teta na famiye yanjye ubundi ubwo bukwe bwawe twabigukorera. Ikindi cya kabiri wansabye kuzaba Teta hafi nuko ugiye ariko ndagusezeranya ko Teta nzakuba hafi kuba bindi